imibonano mpuzabitsina igihe kirekire ntago ari byiza kubera ko nimba wari usanzwe reka tuvugire ku bagore wenda bapfushije abagabo cyangwa se ku bagore b'abapfakazi mu mbabarire abari bwo buryo mbivugamo. Hari igihe umugore ashaka umugabo cyangwa se umugabo ashaka umugore ugasanga umugore yitabye Imana, ugasanga umugabo agiye mu gihe kinini cyo kwifata cyangwa se umugore arifashe ku buryo ashobora kumara imyaka 10 nta wundi mugabo bari bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa nta wundi mugore bari bakora imibonano mpuzabitsina. Njya mbabwire ko icyo kintu burya ntago ari cyiza kumara igihe kirekire udakora imibonano mpuzabitsina kandi warigeze kugikoraho. Reka banze tuvuge noneho wenda kuba ku mukobwa w'isugi cyangwa se kunyine ku muntu utararongorwaho na rimwe cyangwa se ku muntu utararongora. Burya umuntu utararongora biroroshye kuba yakirinda imyaka y'ubuzima bwe bwose kugeza ku gupfa. Umuntu utarakora imibonano mpuzabitsina biroroshye ko ashobora kuva ari umwana kuba atarakora imibonano mpuzabitsina kuva afite imyaka wenda 5 cyangwa se 3 akazarinda apfa agize imyaka 70 cyangwa 80 atarakora imibonano mpuzabitsina kandi nta ngaruka bimugizeho, nta kibazo na kimwe agize kubera ko nagarakora imibonano mpuzabitsina nta mboro irinjira mu gituba cyiwe, urumva kiracyafunze, aracyari isugi. Icyo gihe we nta kibazo na kimwe ashobora kugira yaba ku mubiri we yaba ku cyakangirika ku mubiri we, nta kibazo na kimwe ashobora kuba yahura nacyo. Kugeza ubu ngubu ntaho biragaragara ko umuntu wirinze ubuzima bw'imyaka ye yose adakora imibonano mpuzabitsina ko hari ikibazo ashobora kugira. Nta bushakashatsi bwari bwabigaragaza, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu wakozeho imibonano mpuzabitsina hanyuma akaza kuyireka burya bitera ikibazo cyane. Reka tubanze tuvuge kuri iki kintu hanyuma turaza kuvuga ku ngaruka zabyo. Reka tuvuge wenda reka niheho urugero, wenda n'urugero nashatse umugabo wenda maze kumushaka turabyaye se, tumaze kubyara umugabo wanjye yitabye Imana. Njyewe ubwanjye mfashe decision cyangwa se mfashe umwanzuro yuko nta wundi mugabo nzongera gushaka, wenda bitewe n'urukundo nakundaga umugabo wanjye, bitewe n'uko twari dukundanye, bitewe n'uko namufataga, bitewe n'urukundo mukunda. Nkavuga nti ntago nzigera nongera gushaka kubera ko nkunda umugabo wanjye. Turabizi ko hanze hari abagore bagiye bafata iyo myanzuro nyuma bikaza kurangira bashatse, ariko kandi cyangwa se n'abagabo bafashe imyanzuro nyuma bikarangira bashatse cyangwa se bagiye kurongora mu rwihishwa, ariko nyuma yenda bikaza kugaragara. Ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni iki? Ugasanga rero umugabo wenda wanjye amaje gupfa, ndifashe nyine ati sinzongera gushaka, ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe ufata uwo mwanzuro warakoze imibonano mpuzabitsina wararongoweho ukarangiza. Reka nanone mvuga ku iki kintu, burya umugore utarakora imibonano mpuzabitsina ngo arangize nta kibazo, ariko bitavuze ko za ngaruka navuze ndibuvuge hanyuma zitazamugeraho. Yararongowe nagakira isugi, yumvisha uko imboro imera, imboro ageze mu gituba cye yumva uko imera. Ariko nanone burya umugore utararongorwa, utararongorwa nyine ngo arangize, nta kintu abazi pe, nabihamya. Ntago abazi uburyohe bw'imboro, aba yumva subwo. Ni nko gufata umugore nyine, umugore utararangiza utararongorwa ngo arangize, ni nko gufata umugore ukamukata rugongo kayikuramo. Kuko kera sinzi igihugu bino bihugu by'Abarabu, kera nigeze kumva bavuga ko bajyaga kugira ngo bace uburaya mu bihugu byabo, bafataga abagore bakabaca za rugongo nyine bakazikuraho, noneho umugore akaba ari uwo kubyara gusa adashyokwa. So rero nanjye icyo gihe icyo mbivugiye uwo mugore utararongorwa ngo arangize aba ameze nk'umugore bakase rugongo utayifite. We akajya yumva imboro imwinjiramo, ariko akaba nta cyamutera irari byo kurongorwa, akaba yumva nta mpamvu ihari yatuma arongorwa, akumva ndetse akumva no kubireka ntacyo bitwaye, nyine akumva ko biri aho ko yabasha kwihana kubwo buryo. Reka bariko mbivuga ko kuko n'ukwihana kuvuga ngo umugabo wawe warapfuye ngo ntago nguzongera
kurongora cyangwa kurongorwa ni ukwihana. Burya uba wihaye igihano, uba wihaye igihano kitari cyiza, kubera ko nyuma bizakugiraho ingaruka kandi zitari nziza. Iyi ngaruka ya mbere, reka mbanze mere ku mugore. Ingaruka ya mbere, umugore ufite icyo kibazo, umugore utarongorwa, waretse kurongorwa kandi yararongorwaga, ahorana umushiha. Ahorana umushiha pe, iyo ni ingaruka ya mbere. Ahora afuhira abana be, tuvuge niba yarabyaye wenda umwana w'umukobwa, ahora amufuhira ku buryo niyo mubonanye n'umuhungu yanagukubita akakwica, akakurenza igipanga, akakurenza ahantu hose, akakwica. Ahorana umushiha, ahora afuhira abana be ku buryo umwana we aba yumva nta handi hantu yajya, nyine aba yumva ashaka ko ahora amureba, ugasanga mbese ntashaka ko umwana we ava mu rugo. Ikindi, ahorana imishiha yo kubwira abantu nabi, yaba uwo bahuye, ugasanga na kagore, umbabarire ko mbivuze gutyo, ugasanga n'umugore uhorana umushiha, uhora avuga nabi mbese. Ariko kandi ikindi, ahorana umutwe, ahorana umugongo. Ni nawe uzasanga akenshi uwo mugore ashobora kuba adakora imibonano mpuzabitsina ariko akaba yakikinisha. Ashobora kuba yabona aho barongorana, tuvuge wenda nk'abageni iyo bashakanye bari mu kwa bukerye niko babivuga, ashobora kubona cyangwa wenda filime bari kurongoranamo akaba yakikinisha. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ashobora kwirinda we gutyo, akumva ko nta wundi mugabo bazigera bahura, akamukanira, ariko bikaba byamutera kwikinisha, kandi kwikinisha murabizi ingaruka nyinshi bitera. Ariko uwo mugore rwose bizagenda gutyo, uwo mugore azahurana ibyo bibazo. Umugabo noneho we rero, ingaruka ya mbere ahora yiroteraho. Mugabo ahantu uri byonyine, nimba warakozeho imibonano mpuzabitsina, uzarebe iyo umaze ukwezi utayikora cy'amezi 2, utangira kwiroteraho. Umugabo rero nawe umaze igihe kirekire adakora imibonano mpuzabitsina, atangira kwiroteraho, agatangira kujya ababara umugongo, umutwe, akajya ahora ataka umugongo ubuzima bwe bwose. Izo zose ni ingaruka zo kudakora imibonano mpuzabitsina. Ariko murabizi ko ageraho igitsina cye kikaba yaba n'ikiremba, akaba ikiremba pe. Kudakora imibonano mpuzabitsina bitera uburemba igihe kirekire. Tuvuga ko imibonano mpuzabitsina, washatse wumvisha uburyohe bw'imboro, nawe mugabo wumvisha uburyohe bw'igituba, uravuze ngo ugiye kumara igihe kirekire, imyaka 10, imyaka 20 udakora imibonano mpuzabitsina, kandi urabizi ko nako aka kanya muramenye ko bishobora gutera ikibazo kirekire, bishobora gutera uburemba, bishobora gutera umunabi, binatuma umuntu asaza imburagihe. Bituma umugabo asaza imburagihe kudakora imibonano mpuzabitsina. Umuntu yambajijeho, yaramamagaye arambaza ngo ese ngo kudakora imibonano mpuzabitsina ngo kubireka kandi warabikoraga ni bibi. Wa muntu wewe wambajije icyo kibazo, ni bibi 100%. Ariko nanone ntabwo navuga ko ari bibi da. Nanone kuri kote yindi, kuba ubasha wenda kwirinda, navuga nyine kuba wabasha kubireka, nabyo nanone byatuma utandurira indwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Kuba ntawe wahurira no gutwita, kuba ntawe wahura nyine n'ibibazo byerekeye imibonano mpuzabitsina, ntaho byahurira. Icyo nicyo cyiza navugamo. Ntiwapfa gusama imburagihe, ntiwapfa kwandura amasida utagiye gukoresha bya bindi twize ejo bundi wanga ibyuma ibiki bikomeretsa. Ntabwo wapfa kwandura sida yandura mu mibonano mpuzabitsina utakoze ya mibonano mpuzabitsina. Ariko nanone bitavuze ko za ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, imitezi, imburugu, ibiki byose utabirwara. Wabirwara kubera ko ntabwo byandurira mu mibonano mpuzabitsina gusa, byandurira no mu matwarete, no kutagira isuku ihagije. Turabizi ko ushobora no kuryama ku buriri, umuntu yakoreye imibonano mpuzabitsina urwaye umutezi, akiwuhagurukaho nayo waryama wambaye ubusa ukaba wakandura imitezi.
bitavuze yuko rero ayo ma infection utayarwara. Ariko nagira ngo mbabwire ko mbamenyeshe ko gukora imibonano kudakora imibonano mpuzabitsina bitera uburwayi. Ntago ari byiza kudakora imibonano mpuzabitsina kandi warayikozeho. Nyamuneka niba uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina wikihana cyane, wikiha igihano, wikwikururira uburwayi. Shaka umuntu wizeye mwakorana iyo mibonano mpuzabitsina cyangwa se mu kubaka urugo ukabasha kubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. So mwakoze kubana nanjye nakagaruka.